Turabasuhuje aho muherereye mwese. Uyu munsi wa none twateguye ishuri aho tuza kuganira ku bintu bitandatu bishobora kudufasha kuba abatsinzi mu buzima bwacu. Ikintu ca mbere tuza kwibandaho gishobora kudufasha cyangwa se urufunguzo rwa mbere rushobora gutuma tugera ku ntsinzi no kugira intego. Iyo tuvuga intego mbere yo kugira intego hari ibintu ugomba kubanza kureba. Icya mbere ugomba kubanza kumenya pase yawe cyangwa se ukamenya n'ubuzima bwawe bw'uwo munsi urimo. Iyo uzi ejo wawe hatambutse uko hameze, ukamenya n'ubuzima bwawe bwa none uko bumeze, bigufasha kuba wagira intego y'ejo hazaza. Abantu benshi bifuza gutsinda, kuba abatsinzi muri ubu buzima. Iyo tuvuga gutsinda nibo twita abakire muri ubu buzima. Benshi bifuza kuba bakira, bifuza kuba abatsinzi, ariko ugasanga nta ntego bafite. Ese ukeneye kuzatsinda iki? Erega hatsinda umuntu waciye mu kibazo, hatsinda umuntu waciye mu nzira runaka akayisoza amahoro. Iyo ayirangije nico gihe yitwa umutsinzi. Benshi muri twebwe ubu babureminga family zabo, government, abavandimwe, inshuti zabo, kuko cyane zatumye bakena. Umuntu akavuga ngo yarakenye, cyangwa se umuntu yabaye umutsinzi bitewe na government y'igihugu yavukiyemo, cyangwa se bitewe n'umuryango yavukiyemo. Ariko icyo nababwira, pase nta bushobozi bufite bwo kuyihindura. Pase uko yaba imeze kose si ikibazo. Future yacu cyangwa se ejo hacu hazaza ni wowe ushobora gufata ikaramu ukandika ko azoba hameze. Rero nugira ubute ntufate ikaramu ngo wandike ushireho intego z'ubuzima bwawe zizagufasha kugera ejo hawe heza. Icyo gihe ejo hawe n'ubundi tatandukaniro ryaho na pase yahashize, hose bizasa. Ariko niba dukeneye kuba abatsinzi muri ubu buzima turimo, dukeneye kuba abakire, ikintu ca mbere dushobora gukora ni ukugira intego. Intego, iyo tuvuga intego harimo iz'igihe gitoya, ni ukwiheza imihigo, ukavuga ati mu mezi 3 nzakora iki n'iki. Muri iyo mihigo wiheza zigomba kuba ziri specified, donc zifite ku rugero. Niba vision ari kugura imodoka, reka ntange urugero. Ikintu ca mbere goals yawe ugomba gusetinga ni ukugura imodoka. Ariko se kuvuga ngo ugura imodoka hariho steps nyinshi uzacamo. Izo ngizo ugomba kuzibreakinga down, buri step ukagenda umenya step. Ikintu ca mbere ugenda ndatangira business, iya business ari izamfasha kugira gute kugura imodoka. Si business nzayitangira ryari, iyi business nzayikorera hehe, iyi business ninde uzayikora, ni jewe, n'umuryango, cyangwa se n'abana banjye. Agomba kuba hariho step nyinshi cyane kugira ngo tubashe kwachivinga our goals. Rero nshuti, niba ukeneye kwitwa umutsinzi, ikintu ca mbere ugomba gukora ni ukugira clear goals cyangwa se intego zisobanutse. Uzitwa umutsinzi kuko hariho intego wabashije kwiheza ndetse ukazigeraho. Ikintu ca kabiri nanone kidufasha kuba abatsinzi cyangwa kuba abakire ni gukora cyane. Benshi bifuza kuba baba abatsinzi ariko ntibakore. Erega urebye amateka y'abakire bose b'iyisi, bose ni abakozi. Nta mushangu utsinda. Umunyembaraga utsinda ni umuntu ushora imbaraga ziwe agakora. Kabone nubwo ufite amafaranga menshi ushobora kugukorera, ariko amafaranga ntabwo yagukorera neza nawe ubaye udakora ngo supervising, cyangwa se ngo yakurikirane, cyangwa se ngo investing, ntabwo ushobora kuba umutsinzi. Rero kuvuga ngo dutsinde naho bisaba gushiramo imbaraga. Kugira gusa intego cyangwa se goals ntabwo bihagije, ariko bisaba no gukora. Bijya wihaye kuzageraho, ugahaguruka ukabishiramo imbaraga, kubasha kuzogera kuri goals zawe. Ikintu ca gatatu ni discipline. Genza kugarukaho cyane mu biganiro byanje. Discipline, donc discipline ni urufunguzo rwa gatatu, cyangwa se n'ikintu ca gatatu kidufasha kuba twagera ku ntsinzi. Aho utuye muri societe utuyemo,
mu kazi ukoreramo, mu nshuti zawe, mu baturanyi bawe, ugomba kwerekana discipline nziza, indero nziza. Iyo ufite discipline rero birakorohera kuba waba umutsinzi mu buzima. Kugira amafaranga menshi no kugira sources nyinshi ariko udafite discipline ntaco bimaze. Rero indero nziza cyangwa se imyitwarire myiza nabwo ni urufunguzo rwa gatatu, nubwo benshi batarutekerezaho cyane, bidufasha kugera ku ntsinzi. Ikintu cya kane kidufasha kuba twagera ku ntsinzi yacu ni ugutanga igitambo, willing to sacrifice. Iyo utifuza kugira icyo watamba cyangwa se watanga, ntabwo ejo byagufasha kugera, ntabwo wagera ku ntsinzi yawe. Ariko uyu munsi ushobora kwitanga ukavuga ati uyu munsi ngiye kubaho mu buzima bubi, ariko mfata amashiringi yose ninjiza nashore mu kintu runaka. Mu myaka 2 imbe mu buzima busa nkaho bugoranye, ariko ya mafaranga mu myaka 2 ndibwira ko naje azamaze kumzarira igishoro gihagije kizatuma ejo mbaho mu buzima bwiza. Igitambo, urabona kubizera na Yesu cyatumye yitwa umustar, bigatuma isi yose, iyo mvuga ngo isi yose ntabwo ima ndanganyitse, kuko ndibwira ko kontina yose cyangwa se mu mapeyi yose hagiye haba abantu bemera Yesu. Impamvu abantu bose bagenda bemera Yesu ntabwo ari ikindi, ni igitambo ciwe yatanze cy'amaraso yiwe, c'umubiri wiwe. Iri gitambo ni ikintu gituma abantu bemera kuko icyo uvuga ari ukuri, kuko wewe wabashije gutanga ubugingo bwawe, wabashije gutanga ibyawe kugira ngo ugere kuri kijya wawe uvuga, bakabona ko ari ukuri. Rero nawe nimba ukeneye gukira wibaza no munsi wa none, ese sacrifice ndimo gutanga ni iyihe? Igitambo mpantamba ca none kugira ngo ejo wanje hazabe heza ni ikihe? Bitandukanye nuko benshi babihoza mu kanwa bakibwira ko ubukire buzanwa no kuvuga. Ubukire ntago buzanwa no kuvuga gusa, hari ibyo ugomba kwigomwa, hari inshuti ugomba kwigomwa, hari inzira zimwe na zimwe wahora gucamo ugomba kwigomwa. Ibyo nibyo bitambo rero umuntu agenda atanga. Hari amajoro menshi urara wicaye abandi baryamye, icyo ni igitambo ukwiriye gutamba kugira ngo ejo wawe hazabe heza. Hari ibyo kurya kuri none udashobora kurya kuko bihenze cyane, ukarya ibihendutse kugira ngo ejo none nyuma y'imyaka 2 uzarya ibihenze kurusha biryo wari kurya kuri none, kandi uzabirye n'ubuzima bwawe bukomeje. Rero kuvuga ngo dukire cyangwa se twitwe abatsinzi, dukwiriye gutanga igitambo. Ikintu cya gatanu none kandi cyadufasha kugera ku ntsinzi ni ukwiga. Iyo tuvuga kwiga ntabwo ari kuja mu ishuri byenda ngo wicara ufate ikaramu n'ikaratasi. Iyo tuvuga kwiga, nimba ukeneye kuba umutsinzi ugomba kwigira ku bandi bakubanjirije. Iyi si ya none iratworohera cyane kuko social media yegeranije isi. Ushobora kurikirana ubuhamya bw'abakire ba mbere ku isi, bw'abantu bagiye babakire ba mbere mu bihugu. Iyo tubikurikiranye ibyo byose bidufasha kumenya inzira cyangwa se ifunguzo bagiye bakoresha kugira ngo babashe kwitwa abatsinzi. Rero nawe nimba ukeneye kuri none guhindura ubuzima bwawe, ejo ukazitwa umutsinzi, ejo ukazitwa umukire, ejo ukazitwa umukire wa mbere mu gihugu utuyemo cyangwa se muri company ukorera, nuko ugomba kwiga, ukigira ku bantu bakubanjirije, ugomba kugira abarimu bakwigisha, kuko udafite ukwigisha igihe cyose uhuye n'ibibazo urakwitinga ukabivamo, urasezera ukavuga ati ngiye ntabwo mbishoboye. Ariko iyo ufite umwarimu cyangwa ugeze mu bibazo umureberaho, bigatuma wihangana ukamenya ko bya bibazo urimo kuri none ejo bizakemuka. Rero nimba ukeneye kuba umutsinzi, fata ikaramu n'ikaratasi wige, fata telefone yawe utegere abantu bakubanjirije babaye abatsinzi. Biroroshe cyane ku isi ya none bitewe na tekinoloji isi ya none ifite. Ikintu cya gatandatu none kandi gishobora kudufasha kuba abatsinzi ni ukudacika intege. Benshi cyane bifuza kuba abatsinzi cyangwa se kwitwa abatsinzi, ariko kandi bagacika intege vuba. Iyi si dutuyemo harimo ibibazo byinshi cyane, kuko ugomba gusobanukirwa ko atari wowe wenyine
ufite vision cyangwa se yerekwa cyangwa se intego nkuko twabivuze tugitangira. Abafite intego ni benshi cyane muri ubu buzima. Rero intego y'undi hari igize ikakubera wowe imbogamizi, kandi we adakeneye gucika intege, akeneye kugera ku ntego yiwe. Rero wewe bigatuma utintumbero ugacika intege, iwe bigatuma agera ku ntego yiwe. Sinzi ko mubyumvishe neza ko bisobanuye. Ibiduca intege muri ino si ni byinshi cyane, ntabwo bizabura. Nimba uzi ko atari wowe wenyine ubwira iyerekwa rigirwa n'abantu bose batuye isi, niyo mpamvu utazabura imbogamizi. Ariko icyo dusabwa ni ukudacika intege, ni uguhozaho nubwo ibibazo byaba byinshi cyane, tukibuka intego twihaye tukazikurikirana. Hariho amakuru y'umukinnyi umwe wakinaga basketball, kuri ubu ndibwira ko atagikina, yitwa Michael Jordan. Michael Jordan yari umukinnyi w'umuhanga, ariko yigeze gutsindwa cyangwa se ahusha volleyball imikino 900. Imikino 900 zose, shoti 900 nako ntabwo ari imikino, shoti 900 zose azihusha zikinyuma y'ipoto, reka mbyite ipoto, inshuro 900 zose atsindwa. Ndetse hari imikino 300 we yabashije gutsindwa, akashaka gukina buri gihe cyose inshuro 300 ataha yatsinzwe. Haro na hamwe yagiye abishiramo imbaraga, ageraho abantu batangira kumwizera, ariko agera hasindwa inshuro 26 abantu bamwizera akavuga ngo n'utwara igikombe cyangwa se ngo n'ujana winning, niwe donc uba winner w'iyo game, ariko nawe bikarangira abuze intsinzi. Imikino 26 yose abura intsinzi. Igenda kuri Kanyedinsi kuri we yaravuze ngo I failed over and over and over again in my life, and that is why I am succeed today. Yaravuze ngo naratsinzwe, ndongera ndatsindwa kandi mu buzima bwanje, ariko ibyo byose nibyo byatumye imba umusinzi kuri none. Uwo ni Michael Jordan. Michael Jordan, gutsindwa kwiwe cyangwa se kudacika intege kwiwe niko kwatumye kuri none abo umuntu ukomeye cyane. History yiwe tuzayigarukaho, tuvuge konti yagiye atsindwa, tuvuge no kuri none ubuzima bwe konti bumeze, ndetse tuvuge n'indi mikino nayo myinshi yagiye atsinda nyuma y'uko gutsindwa. Bishatse kuvuga ko ikintu cya gatanu twababwiye natwe tugomba gucika intege. Ibibazo nubwo byaba ari byinshi, ariko nimba ukeneye kuba umutsinzi tugacika intege, ahubwo bya bibazo byawe uhura nabyo, bya bitero uhura nabyo kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe, bigomba kubera isomo rigufasha kugera ku ntsinzi yawe y'ejo hazaza. Murakoze cyane inshuti, nimba utarakora subscribe twagusaba kuyikora kugira ngo uzabashe gukurikirana n'ibindi biganiro bizobica ngaha kuri channel yacu. Mwari kumwe na Master Ndatuje Frederic. Murakoze.